ndashaka kukubaza ngo wowe witekereje n'umutima wawe uri kwera amaronji cyangwa uri kwera indimu? Uri kwera indimu cyangwa ni intobo? Buri wese burya azi imbuto yera. Nigeze mbabwira ngo abantu benshi birirwa bavuga ngo ntago wanyereye imbuto. Iyo abantu batakwereye imbuto urya izawe. Amaboko mu marembo abantu ntibakinjira. Kutera imbuto byatumye abapagani badupinga. Kutera imbuto byatumye insengero n'ububari byose babifata kimwe. Kutera imbuto byatumye izina ry'Imana yacu ritukwa. Nimuze dusenge tubwire Imana idushoboze kwera imbuto. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turabashuhuje mwese, turabahobeye mu izina rya Yesu. Mwebwe abakurikiranye mama Charlene official, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabashuhuje kandi turabakunda kandi turabishimira. Ni ukuri nkomeje kubireba amagambo mu nyandikira kuri comment burya ndayasoma, ipfa kuba ari iya mbere mba nayirebye iya kabiri, ngenda nabikunda no muri rusange. Rero ndabikunda mukomeze mwandike comment, mumpe inama, mumpe ibitekerezo, nta kintu bitwaye. Ndabashuhuje rero aho muri hose, kandi muri abantu b'agaciro ku buzima bwanjye, ndabubaha. Muri abantu bakomeye, Imana namwe igikomeza kubitaho no kubazirikana, kandi Imana ibahe iby'umutima wanyu ushaka byose. Mbasabiye rero amahoro, mbasabiye umugisha, mbasabiye gushyigikirwa n'Imana mukiri muri ubu buzima, kandi mbasabiye no kuzabona Imana. Ndabashuhuje rero mwebwe abo mu bihugu by'abaturanyi, ibihugu by'ababanyi. Iyo mvuze ngo abo mu bihugu by'ababanyi bahita biyumva. Turabashuhuje cyane, tujya tureba ukuntu mudukurikirana cyane, mujya mumpamagara, mujya munyandikira kuri telefone, kandi mbonereho n'umwanya wo gusaba imbabazi. Umuntu ujya ushaka ntambone. Ni ukuri ko umushaka ntumbone, ntabwo nirengagiza, nta n'ikindi kintu kibintera. Nushaka ntumbone ndakwinginze ntukarekeraho, ahubwo ujye wihangana wongere. Hari igihe tuzakubitana nabonetse nawe wabonetse. Impamvu mbivuze nuko hari abo bijya bibabaza kumbura, kandi nanjye ntago ari ngewe. Ndabashuhuje rero abo mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika, ndabashuhuje abo mu bihugu by'Uburayi, abo muri Amerika ya ruguru n'iyepfo, ndabashuhuje abo muri Europe no muri Australia, ndabashuhuje za nshuti zanjye dukundana cyane, ndabashuhuje abasirikare ahantu hose muri, ntago mperutse kubasuhuza. Ndabashuhuje ahantu muri hose, muri mu kazi gakomeye, muri iki gihe cy'imvura, tubafatiye iry'iburyo n'ibikomera tuzafata n'iry'ibumoso, kandi amaboko y'Imana yacu ari mu ruhande rwacu. Turabashuhuje rero abakorera akazi gakomeye ahantu muri Nyungwe ni ahantu mukorera akazi gakomeye, turabubaha kandi ibyo mukora turabyubaha. Turasuhuza abapolisi bari gukora akazi katoroshye ko gucunga umutekano ku manywa na nijoro, namwe mudufatiye runini. Namwe baganga turabashuhuje. Nuko dore mwese ndabapopeye mu izina rya Yesu, ahantu muri ku manywa na nijoro muvura indwara zikomeye ziteye ubwoba, muri abantu bafatiye runini ubuzima bwacu. N'abarimu turabashuhuje. Turasuhuza abarimu bo ku Isimbi i Butare aho Charlene yigaga. Turasuhuza ibigo by'amashuri y'abarimu aho mudukurikirana, ndetse turasuhuza n'abanyeshuri mwese. Turabashuhuje rero n'urubyiruko. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Muri aka kanya rero ndifuza ko tuganira amagambo y'Imana. Nyine nta kundi kuntu nababona ntimwasura, sinabasura, turi muri Covid. Niyo mpamvu mba narondogoye mbasuhuza muri ubu buryo, bangira ngo mbereke amarangamutima yanjye ko mbakunda kandi mbazirikana, ndetse nkaba nanabishimira. Turebe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho 5:8. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hahirwa imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Hanyuma turebe mu Migani igice cya mbere 33. Ariko nyumvira wese azaba amahoro, adendeze kandi atikanga ikibi. Amen. Aka kanya ndifuza tuganire ku magambo, ku ntego y'ijambo ivuga ngo kwera imbuto. Ndifuza kubabwira yuko dukwiye kuba abakristo beza, hanyuma tukera imbuto, kumvira Imana. Kumvira Imana niyo magambo ushaka ko tuganira. Twasomye ijambo rivuga ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Twasomye n'izindi rindi rivuga ngo ari kunyumvira wese azaba amahoro, adendeze kandi atikanga ikibi.
aya magambo rero y'Imana tumaze gusoma yose ari kutwinjiza mu mwuka wo kugira ngo tugere kuri iyi ntego ivuga ngo kwera imbuto. Imana ikeneye ko abakristo bera imbuto. Imana ikeneye ko twera imbuto ku buryo niza kuzisoroma izajya zisangaho. Imana ikeneye ko twera imbuto ku buryo n'undi muntu wese yaturyaho bikamugirira umumaro. Imana ikeneye ko twera imbuto. Kwera imbuto mureke mbabwire, nimbabwira ngo umukristo utera imbuto ababaza Imana, ubiha agaciro. Reka nguhe urugero. Uramutse uri umuhinzi ukajya guhinga, mureke mbabwire, nimba hari ibintu bivuna binarushya bigoye ni uguhinga. Burya umuhinzi mujye mu mwubaha ni ukuri kandi badufatiye runini. Hanyuma umuhinzi ahinge, ashikorane n'imishike, akuremo urwiri, aho ahinga hariho hose aba yahinze, hanyuma atere imbuto. Namara gutera imbuto ategereze ko ibishyimbo bizamera, agire gute, abibure, cyangwa nibinabemera ntibyere, nibinera ntibyere neza. Ese ntibifite umubabaro? Ntibiteye umubabaro? Kuba wahinga ntiweze ntibiteye umubabaro? Kandi warabagaye, warahinze, warateye, warabyiciye, waravunitse mu buryo bungana kuri iyo mwanya wawe, igihe cyawe, izuba, imvura, umunaniro, kuna mu mugongo, wajya gusarura ukabura icyo usarura. Ibyo bintu ntibibabaje? Ndashaka kubanza ngaragaze umubabaro Imana igiriye abakristo bateza imbuto. Uzarebe gufata umwana wawe ukamuha amafaranga angana kuriya, ukamutangaho ibiguzi bimeze kuriya kugira ngo ajye ku ishuri, yarangiza akakuzanira amanota 20%. Ibyo bintu ntabwo bibabaje? Ureba umucuruzi wagiye gucuruza agashaka inzu, bakamubwira ngo ukwezi uzajya yishyura 300 cyangwa 500, hanyuma uratwishyurira rimwe amezi ane, agashora 2 miliyoni hatarimo ibyo yaranguye, yarangiza agacuruza ibintu bigera muri 8 miliyoni, hanyuma mu kwezi kumwe, mu mezi 2 akajya agenda asubira inyuma, byaba ngombwa agahomba, ntiyunguke. Ibyo bintu ntabwo bibabaje? Umubyeyi watwise amezi 9 yajya kubyara agataha nta mwana afite, ibyo bintu ntibibabaje? Umuntu wese watanze imbaraga kugira ngo asarure ikintu cyangwa kibonemo inyungu runaka ariko ntakibone, ibyo bintu ntibiteye agahinda? Ndashaka kubabwira umubabaro Imana ifite w'abakristo batera kandi Imana yarabahaye, yarabavomereye. Burya Imana ihamagaye abavuga butumwa ngo bakubwirize ibiri kukuvomera, ibigira ngo were imbuto. Imana yihamagaye abahanuzi ikabatuma ku buzima bwawe. Imana ikabatuma ngo mugende mumumbwirire gutya na gutya. Imana ibiri kukuvomerera ibigira ngo were. Kuba Imana ihagurutse intumwa n'abahanuzi igashaka ijambo ubwirwa kugira ngo were, igashaka indirimbo bakuririmbira kugira ngo were, igashaka amakorasi baguterera kugira ngo were, igafungura isengero n'imidugudu kugira ngo ibone ahantu uzerera ariko ntiwere. Imana birayibabaza. Imana birayibabaza. Imana iyo yaguteye ibishaka ko wera. Ujya witegereza abavuga butumwa bababaye, bahuye n'ibyago n'amakuba, Imana iri kubashungura, iri kubagerageza kugira ngo bagere mu rwego rwo kugaburira abandi. Burya ni Imana yashakaga kukuvomerera, kandi Imana iba yarakoze ibintu byinshi bishoboka kugira ngo uvomererwe. Hahirwa b'imitima iboneye nibo bazabona Imana. Aya ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa be mu gihe yendaga gutandukana nabo. Yari arimo kubabikamo ibintu bizatuma bakomeza guhirimbanira gukiranuka bikaba muri bo. Ni nayo mpamvu bari abantu kubera ukuntu bigishijwe na koca mwiza ari we Kristo wageze ikuzimu agatsinda. Niyo mpamvu abigishwa bose yatoje batigeze batsindwa. Icyokora havuyemo witwa Yuda ariyahura. Burya nawe nudakizwa uziyahura, nutajya mu ijuru uzajya ikuzimu. Nta purigatori bubaho, nta hantu h'akazu Yeze haba. Hari umuntu uvuga ngo yego sinzajya mu ijuru ariko sinzajya n'ikuzimu. Ahandi uzajya bahita ngo iki? Handitse mu kihe gitabo? Nutajya mu ijuru uzajya ikuzimu. Nta hanga 3 habaho.
aha gatatu nyine ni ahangaha twibereye hano muri iyi si mu gihe tutarapfa. Imana ni turengera kandi Imana ni gutabara. Twasomye amagambo y'Imana ngo unyumvira azaba amahoro adendeze kandi atikanga ikibi. Hahirwa b'imitima iboneye kuko nibo bazabona Imana. Ndashaka kubwira abakristo ngo ni mwere imbuto. Imbuto kandi imbuto buri wese ajya soromaho arye. Kwera imbuto. Iyo umuntu yahinze abashaka ko gusarura, iyo umuntu yacuruje abashaka kunguka, iyo umuntu atwite abashaka kubyara, iyo umuntu yabyaye abashaka kurera, nta muntu ukora ikintu atakuramo inyungu. Iyo ushoye ikintu ngo ukuremo inyungu ukayibura birababaza. Imana yadushoyemo ijambo, idushoramo umwuka wera, idushoramo kutuba hafi, idushoramo ibitangaza kugira ngo ibone imbuto, twera imbuto, ariko imbuto ziranze zirabuze. Imana yafasha abayaya nabibagira ba mabuja kugira ngo bere imbuto bavuge bati Imana igira neza, ariko Imana yarazibuze. Imana yafasha abakene bagira abakire, ariko kwera imbuto biranze. Imana yafasha abantu bavana mu cyari bazana mu mujyi, ariko kwera imbuto biranze. Yafasha abantu bavana mu mujyi bajyana mu bihugu bitandukanye byiza bikomeye, ariko kwera imbuto biranga. Imana yafasha abashomeri baha akazi, ariko kwera imbuto biranze. Imana yafasha abakobwa ibaha abagabo ngo rebe ko bakera imbuto, ariko biranze. Yafasha abagore ibaha abagabo, yafasha abasore ibaha Imana yakoze ibintu byose ngo twere imbuto, ariko byaranze. Yaduhaye abahungu n'abakobwa, ariko kwera imbuto biranze. Imana yabahaye icyubahiro ibaha ijambo, ariko kwera imbuto biranze. Imana yaratuvomereye. Imana yaraduhumurije mu gihe cy'amakuba. Nta kindi yashakaga, yagira ngo twere imbuto. Imana yabaye mu ruhande rwacu. Imana yaturengeye, yaradutabaye, ariko imbuto zirabuze. Hanyuma rero Yesu ngo yitegereze igiti cy'umutini umunsi umwe. Igiti cy'umutini ngo akitegereje, ngo arebe imbaraga yagitanzeho, ngo arebe ukuntu ari ibibabi gusa. Hari igihe ureba umukristo ugasanga ni ibibabi gusa. Wamurebera kuruta mbega igiti gifite ibitonome by'ibibabi we. Mbega igiti ukitegereza ngo iryo ronje nuryegera urasangaho n'imbuto, ariko ugasanga ni ibibabi gusa. None se igiti gifite amababi gusa, amababi ntibayakoramwe imboga. Ese ari wabona umuntu ukaranga amababi y'intuza y'amaronji? Umumaro, ironji niryo rigira umumaro kurusha amababi. Imana igushoboze kwera imbuto, nutera imbuto uzatemwa. Ntabwo uzakomeza kunyunyuza imitsi y'Imana igutaho igihe. Ngaho abavuga butumwa bakubwirije mu Cyongereza, bakubwirije mu Kinyarwanda, bakubwirije mu Gifaransa, ariko waranze nturi kwera imbuto. Imana yohereje abantu b'amoko yose, yohereje abarebare kuko izi ko ari bukunda, yohereza abagufi, yoherezamo amazuru mato, yoherezamo amazuru manini, byose igira ngo wumve, ariko kwera imbuto birakunaniye. Wabwirijwe n'abagabo, ubwirizwa n'abasore, ubwirizwa n'abakobwa, ibyiciro byose, ariko kwera imbuto birakunaniye. Imana iragutera ariko ntiwera. Imana ikuvushiriza, igusha imvura muri wowe y'ubugingo kugira ngo irebe ko wakera, ntiwere. Abakobwa munaniwe kwera, abasore munaniwe kwera, abantu bananiwe kwera. Nutera ntabwo uzakomeza kunyunyuza imitsi y'Imana, izagutema. Uzatemwa kugira ngo udakomeza kumara imbaraga. Imana iguhe kwera, Imana iduhe kwera imbuto. Kandi mukuri abantu tugenda tubyiganira imyanya myinshi itandukanye mu itorero n'imirimo myinshi, ariko burya ikintu cyihutirwa ntabwo ari ugukora. Ikintu cyihutirwa ni ukwera imbuto. Erega imbuto ni z'abantu basoroma bakarya hanyuma bagakurikira umwami. Uzi ko kutera imbuto byatumye abantu batuzinukwa. Ubu kuvuga ngo umuntu ni umurokore bitera iseseme buri wese ubyumvise, kuko abona n'ababaye abarokore ntacyo byabamariye. Ngo ngiye mu rusengero. Uzi ko umuntu avuga ngo ugiye mu rusengero akumva kujya mu rusengero birutwa no kujya mu kabari, kubera ko mu rusengero mwinjiyemo ntacyo mwakuyemo. Uwakubona nawe umeze nk'umumanyura amazi neza. Hari n'umurokore ureba avuye mu iteraniro ukabona ijisho ryarahiye ukagira ngo amaze kunywa urumogi. Hari abantu benshi ureba naho utaberekwa ukarebesha ayo wavukanye,
ukabona n'urusengero ntibarubamo kandi barwirirwamo bakaruraramo. Imana iduhe kwera imbuto. Kubera kubura imbuto niyo mpamvu abantu batuzinutswe, abantu bazinutswe by'Imana, bazinutswe Imana, baratureba bakadupinga. Ni ukuri ubundi kwitwa umukristo byari bikwiye kugirira agaciro buri wese. Umubosi yari akwiye kuba afite akazi akavuga ati reka njye kwishakira umukristo abari we nihera akazi. Ariko guha umukristo akazi, afazari nushaka kugenda uza n'umupagano utarakandagira mu rusengero. Uko umupagano akwiba ni nako umurokora akwiba. Ibi bintu ni ibiki? Imana iturengere, Imana iduhe kwera imbuto. Ubundi byari bikwiye ko abasore bose bashaka kurambagiza binjira mu rusengero. Ariko birababaje aho umusore ava mu rusengero ati byose ni hahandi nzamwihindurira, akajya kwishakira umujama. Hasize abakobwa kandi birirwa basengera abagabo. Kubera iki? Ni ikibazo gikomeye. Imana itange kwera imbuto. Imbuto zirabuze kandi biteje ikibazo gikomeye. None se ni gute umusore ashaka gushaka akavuga agasenga umwaka wose abwira Imana ngo imurambagirize? Nuko abo bari kumwe bari kubatinya nyine avuga ati ibintu byose byarivanze. Ni gute abashomeri buzuye mu nsengero kandi na ba boss babuze abo baha akazi? Urakamuha uyu munsi waza akagukuzaho. Uziko umuntu ajya gupanga mu gipangu kirimo abarakora akavuga ati hoya ahubwo mu ndebera hari abandi bantu batari abakirisitu. Ni ukubera iki koko? Ibi bintu birababaje. Ni muze twera imbuto. Imana idutabare. Imana iduhe kwera imbuto. Erega imbuto barazirya bakaza badukurikiye. Imbuto nizo bazarya bakaza kutubaza aho dusengera. Abakobwa bagenzi bawe bazarya ku mbuto zawe bavuge bati ndashaka kumenya usengera hehe. Hari umuntu wambwiye ngo pasite ngo ugire urusengero, nawe ubwinti nta rusengero nigirira. Hari umuntu ukorera ibintu byiza ukamwerera imbuto akumva agomba gusengera aho nawe wasengeye. Hari abantu mubana muri sosiyete mu buzima busanzwe babona imyitwarire yawe akumva kubajije ati mbwira ubikura he kumera gutya, ariko kubera ukuntu tumeze nabi nta muntu wifuza kumera nkatwe. Gutera imbuto rero byatumye Imana tuyirukanira abakiriya. Gutera imbuto byatumye tubamba twashyize ibiganza mu marembo, amaboko mu marembo, abantu ntibakinjira. Gutera imbuto byatumye abapagani badupinga. Gutera imbuto byatumye insengero n'ububari byose babifata kimwe. Gutera imbuto byatumye izina ry'Imana yacu ritukwa. Ni muze dusenge tubwire Imana idushoboze kwera imbuto. Mbere yuko uba umuvugabutumwa ubanze wera imbuto. Mbere yuko witwa umuntu runaka ufite inshingano mu itorero ugomba kubanza kugira imbuto. Kandi mbere yuko ukorera Imana banza ugira imbuto. Ikintu cyose izina wakitwa ry'icyubahiro rigomba kuba rishingiye ku mbuto. Nagira ngo mbabwire ngo imbuto, imirimo myiza dukora niyo fondasiyo y'ubuzima bwacu, niho Imana izahereka tugirira neza. Mureke dusenge. Ndashaka kukubaza ngo wowe witekereje n'umutima wawe uri kwera amaronji cyangwa uri kwera indimu? Uri kwera indimu cyangwa ni intobo? Buri wese burya azi imbuto yera. Nigeze mbabwira ngo abantu benshi birirwa bavuga ngo ntago wanyereye imbuto. Iyo abantu batakwereye imbuto urya izawe. Ubwo se bibaye ngombwa ko urya izawe wowe ugira izihe? Ni ikibazo gikomeye. Imana idushoboze kandi haracyari ibyiringiro. Nubwo utabasha kwera imbuto birashoboka ko Imana yabigushoboza. Shitani ntakakubwire ngo wararangiye. Shitani ntakakubwira ngo Imana ntiyakubabarira. Shitani ntakakubwira ngo ntushobora gukizwa ngo bikunde. Shitani yikubwira ngo ubu wacika inkumi ziri hanze hano kabibasha. Shitani yikubwira ngo ntiwakicara imbere y'imifungo y'inote ngo uyicike. Birashoboka ko bw'imbaraga z'Imana dufite. Birashoboka ko wahinduka umukristo mwiza. Birashoboka ko wakera imbuto abantu bakakuyoberwa. Ni ukuri ku Mana birashoboka. Erega nta butwari n'ubudahangarye buba muri twe, ahubwo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Ngaho ca bugufi ukimara kumva iki kiganiro, ngaho ca bugufi mu mutima hanyuma ngo usengere. Tugiye kubwira Imana ngo dushoboze kwera imbuto. Kwera imbuto nibyo bintu Imana ikunda. Umuntu wera imbuto Imana iramukunda. Umuntu wera imbuto Imana iramuzigama. Umuntu wera imbuto Imana iramuzirikana. Umuntu wera imbuto aguma ku mutima w'Imana. Ni igishoro cy'Uwiteka. Mana nziza, Mana y'ubutware n'ubushobozi, Mana y'imbaraga nyinshi zitarondoreka.
Imana igira neza bugacya bukira, Imana nzima kandi Imana ikomeye, Imana yambaye icyubahiro no gukomera, Imana umukozi w'umuhanga, Imana igira neza bugacya bukira. Ndagushimye aka kanya, ngushimiye ijambo ryawe ryiza udutegetse muri aka kanya ngo nitukumvire. Uratubwiye ngo nitwere imbuto, utubwiye byinshi turabigushimiye. Herekeza ubu butumwa, herekeza izi mpuguro, herekeza iri jambo, herekeza iyi mesaje mu izina rya Yesu. Mana, tanga imbabazi ku bantu bawe bacogoye, ubaha imbaraga, abafitwe na Satani, abari mu butware bwe ubanyage mu izina rya Yesu. Bakureyo ubutware bwawe bubigaruriye, wibareka wibatererana, begere kandi ubabe hafi. Imana, turakwinginze kuko ubera hose icyarimwe, udufashe muri byose kugira ngo tuzarangize urugendo amahoro. Cyubahiro n'ikibi cyawe ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bifurije rero amahirwe masa yo kwera imbuto, kubera ko umuntu wera imbuto Imana imuba hafi. Imana ibashoboze, n'abasengeye mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose mukurikirana kuri Mama Charlene official. Imana y'amahoro ibishimire.